ArtRwanda Ubuhanzi amarushanwa y'ibanze akomereje mu mujyi wa Kigali ari naho azasorezwa. Umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere dutatu: Nyarugenge, Kicukiro na Gasabo. Ni umujyi mwiza ufatwa nk'icyitegererezo mu isuku n'umutekano. Uyu munsi ArtRwanda Ubuhanzi iratuma umenya ko Kigali ifite abanyempano benshi. I Kanombe ku ngoro y'ubugeni n'ubuhanzi niho hahuriye urubyiruko rufite kuva ku myaka 18 kugera kuri 35 bafite impano mu cyiciro cy'uruganda ndangamuco. Aba bose baturutse mu turere twose tugize umujyi wa Kigali n'ahandi. Baje kwerekana impano zabo muri uyu mushinga wa ArtRwanda Ubuhanzi ugamije kugaragaza no gushyigikira urubyiruko rw'abanyempano bafite impano zibarizwa mu cyiciro cy'uruganda ndangamuco, creative arts industry. Bararushanwa mu bugeni, indirimbo n'imbyino, imideri, ikinamico n'urwenya, filimi no gufata amafoto ndetse n'impano mu busizi n'ubuvanganzo. Abazatsinda bazafashwa kubyaza impano zabo umusaruro bibafasha guhanga imirimo no kwiteza imbere. Ku munsi wa mbere hano i Kigali, akanama nkemurampaka kagizwe n'inzobere mu ruganda ndangamuco. Daniel Semivumbi yamenyekanye nka Dani Vumbi, ni umuhanzi, umwanditsi ndetse n'umuririmbyi w'indirimbo ubimazemo imyaka irenga 14. Sandrine Isheja, umunyamakuru ukunzwe cyane mu Rwanda, abimazemo imyaka irenga 10, yagiye agaragara mu marushanwa atandukanye nk'umwe mu bagize akanama nkemurampaka. Moses Turahirwa, umunyamideri w'umuhanga, washinze inzu y'imideri Motions imaze kumenyekana cyane mu Rwanda no hanze yarwo. Mazimpaka Jones Kennedy, inzobere muri filimi n'umukinnyi wazo, akaba ari n'umwe mu bakora filimi mu Rwanda. Dufite kandi Jean Marie Vianney Kabakera, umunyabugeni kabuhariwe ndetse ubifitemo uburambe. Aba nibo bari budufasha mu gutoranya abanyempano bahiga abandi hano mu mujyi wa Kigali. Kugira ngo ukomeze mu cyiciro gikurikiyeho kiri rushanwa, umunyempano amurika igihangano cye akemeza akanama nkemurampaka, byibuze bane muri bo bakagikunda, ni ukuvuga yego nye. Abatsinze bazarushanwa n'abandi ku rwego rw'igihugu. ArtRwanda Ubuhanzi yagarutse uyu munsi tugeze Kigali nyuma yo kuzenguruka intara nyinshi zitandukanye, tujya mu turere dutandukanye, twabanje Kayonza, hanyuma tujya Musanze na Rubavu, Huye na Rusizi. Uyu munsi ni Kigali. Judges, are you ready? Reka twakire uwa mbere. Dusengimana Rurangwa Samuel. Dusengimana Rurangwa Samuel. Yeah. Samuel, uje kutwereka ihe mpano ze? Ndarapa. Urarapa? Uririmba cyangwa urapa kuva ryari se, wabitangiye ryari? Hashize imyaka 2 bitangiye. Ngaho twereka impano yawe. Chibiri chibiri. Chibiri mama chibiri. Chibiri chibiri. Chibiri mama chibiri. Chibiri ni cya gikobwa kimwe gikundira ikinyobwa, kimwe gikundwa n'abagabo ngo kizi gukaranga akanyobwa, ni za story z'amanyobwa cyangwa wedding ya kanyombya. Chibiri yanga maridi muhe gahunda vanderedi kandi ntumujyana ibisop stop ni class akunda kumva melody. Chibiri akunda kuryisi, Chibiri akunda kuryifi, Chibiri akunda kana kariya kandi byose bisaba ikofi. Namusohokanye merike tinda amadeni karitsiye sibwa ndi ya nogonoye. Chibiri abarankatiye. Urakoze cyane Chibiri, njengwa yes. Reka bagenzi banjye nabo baguhe turebe uko bimeze. So yes for Chibiri. Witwa nde? Nitwa Umuhoza Marie Françoise. Ugiye kutwereka ihe mpano duhishiye. Gukina ikinamico. Watangira. Muga, nditeguye ariko nyine mfite ubwoba. Yego. Ngo unatwite ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka Muga. Unatwite. Ubusuye umwana ngo azamurera gute Muga. Urasida. Oya Muga. Ntabwo bishoboka. Mu buzima bwanjye nta ntambwe nigeze ntera. Iteka narakinaga agatsindwa. Françoise, Karame. urakoze cyane. Muri iyo mode wari utujyanyemo y'akababaro, duhinduriremo mode gatoya mu mpano yawe yo gukina. Aho ngaho rwose nemeye.
nyemezamo akandi gato mu masegonda 10 usigaranye Sandrine akine ushobora gukina hari nk'umuntu uri kugusaba yuko mukundana gustressa utabishaka uri kumwicaho bwa nyuma umukatira nabi cyane amasegonda 10 ninde uri gukomanga ni karibu ariko se Patri reka mbanze nkubaze ni inshuro zingahe urakoze cyane aho wababwiriye courage Françoise ufite impano pe courage udashambane shati ibyo wakoze ni byiza nta nubwo nzi abantu benshi babasha kubikora ariko turashaka bya bindi bihebuje binoze aho ziriya desan zawe ziranime biba binoze kurushaho ndumva ugikeneye kwihugura uwo ni njye ariko aka kanya nino reka turebe n'abandi amanota baguha nabonye gatangira neza ariko bigeze ku kiganiro mbona ntabwo binoze gusa nk'umuntu wakoze cartoon ntabwo namuhano muhaye yes azagerageze nyine biryoshye nk'uko katangiye karyoshye nanjye ni yes ku kazi katoroshye agomba gukosora utuntu twinshi kuko nyine ko yinjiye mu irushanwa cyane cyane ko ejo bundi uzahura n'abandi bahanga nanjye ndaguhaye yes ariko mwikosora usakinisha abirabura bene wacu nabo bazi gukina Serge ubonye yes eshatu. The wide blue skies of the world recalls my name and the bird sings my beauty. I lived. I am not like the wind in the evening which goes and never comes back until it's forgotten. Trust me, my story is immortal. It never dies. Once upon a time, I was a clean living, a godly human being. I was no accident or incident. I was a first class, truly wonderful, incredibly good, perfectly designed, one of a kind, original. I was a vibrant, thinking, feeling, fully functioning human being. I had nothing that the world compares to beauty because I was a visible, incredible, tangible beauty itself, and all I lived. Urakoze cyane. Ubutaha uje unabifiringa nkuko babyita mu mvugo y'iki gihe ariko aka kanya ni yes. Thank you. Nanjye ni yes. Thank you. Welcome. We are about to show you how the dance is done. Let's go! Hey, hey! Okay. Okay, Pacific. I love the energy. Ubwo abandi sinzi. It's a yes for me.
Amani. B-boy contemporary, yes. Okay? Ariko uri too energetic. Sinzi indirimbo watoranyije ishobora kuguhesha amanota mabi. Ahangaha nurenga ahangaha ugenda ushaka indi ndirimbo ijyana with the choreography. Ariko ndaguha yes ku mpamvu y'amapa yawe ari really contemporary. Thank you. Nihe mano utuzaniye? Ubugeni ushushanyije. Yego. Tubwire muri make rero byituzaniye n'ibisobanuro byayo. Ibi bihangano mbazaniye harimo iyi ngiyi. Iki gihangano nakise ngo ururimi rw'amahanga bita ngo relax. Hano inyuma mpafite ikindi kiriya cyo hirya nakise bonjour. Ni nka kwa kundi gikoze mu ki? Gikozwe mu bintu bitandukanye bidukikije, ya impapuro, harimo n'imyenda. Gilbert, oui. Ubonye yes, witegure ni bagenzi banjye Judge Kennedy. Yes. Dani. Yes. Yes nanjye. Murakoze. Rubyiruko twirinde ibiyobyabwenge, hagati yacu tugirana inama, buri wese abe ijisho rya mugenzi we, tubirandurane n'imizi yabyo, kuko ari inzitizi y'iterambere mu Rwagasabo. Murakoze cyane, indirimbo yumvikanye n'ijwi. Reka turebe niba koko abajaji bakubonyemo ya mpano dukeneye muri ArtRwanda Ubuhanzi uyu mwaka. Reka turebe amanota bakugeneye. Kennedy yaguhaye no, Dani Vumbi ni no, Sandrine Isheja ni no, nanjye ni no, ariko umwaka utaha uzongera ugerageza amahirwe uzabashe kwemeza akanama nkemurampaka. Truthfully speaking, I as Joshua, I started feeling myself as a comedian when I was in P2. But from P2 down to baby class, I used to be stupid. That's how my mom told me. She told me that I used to pour sugar on the bed before sleeping in order to have sweet dreams. And she again told me that when I was young, I used to cut out physics. Then I asked Mom, how? She said that I used to put a ruler under the bed in order to measure how long I slept. I was totally stupid. But all in all, there's one thing I did and recognized myself as an idiot. It's when we were studying about animals. The teacher asked the class, who can tell me an animal that starts with the letter E? My hand was already up. Yes, Joshua, you can tell us. I said elephant. They clapped hands, so clap hands too. Clap hands. Ntago mwumva icyongereza abajaji. Umeze nka girlfriend. Niwe umuntu njya mbwira happy birthday akahita akubwira same to you as if we were born on the same day. Che girlfriend ajya cha. Muzi bino bintu bya wishes. Ukamubwira Merry Christmas, nagenda yimubwira ndamubwira sweetheart Merry Christmas and Happy New Year, n'imyiryo myinshi. You too. Nanjye nitamubwira yo welcome. Nawe nitamubwira where do you want me to come? Thank you. Next time, don't rush. Yeah. I know you're rushing because of time, but you're a good one. Nje nkunze n'ukuntu wise ubijyanamo nyine wabona twabaye slow ukahita Look for more contents. Well done. Good. It's a yes. Ingi nyita life no kwerekana uburyo ubuzima bushobora kuba buri delicate nk'ubuzima bw'izi nyoni ntoya kubera zitari ziri mu cyari cyazo zashoboraga kugira ikibazo. Wayifotoreye hehe? Aha hari mu gikari cyo mu rugo. Okay. Iyi nyita hope kubera akenshi abantu iyo bayirebye bagira agahinda, akenshi ukabona nta n'ikintu babikoraho kubera situation y'uyu mwana. Rero ngewe ikintu numva nagira nka contribution kuri uyu mwana ni hope yuko ubuzima bwe bwazahinduka cyangwa situation umubyeyi we yaba arimo kugira ngo agire icyo yigezaho mu azaza. Urakoze cyane Paradis. Harimo attention to details niko nabyita. Ngewe Sandrine yayintanze yes, nanjye ni yes. Reka turebe n'abandi yes eshanu. Courage. Nyiriwe neza. Amakuru yawe Ni meza. Witwa nde? Tambwe Amini. Tambwe Amin. Dusobanurira impano yawe mu masegonda make. Impano yanjye ndi umuhanzi ukora imyenda. Yego. Imyenda yanjye ni imyenda ikoze mu bikoresho tubona mu Rwanda
impamvu yabyo no kugira ngo bigire umwihariko ariko mbiha imishushire ibikira ku rwego mpuzamahanga kugira ngo bari umwenda mwiza wakundwa n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga ashobora guhindukira kandi buri mwenda uba ufite version yayo ya prêt-à-porter. Okay. Prêt-à-porter. Iyo ngiyo ni prêt-à-porter cyangwa ni ni haute couture. Iba ifite na version yayo ya prêt-à-porter. Version yayo ya prêt-à-porter ikoze mu ki? Yo hano haba hakoze mu ruhu kugira ngo habeho kuba hakorwa isuku. Ni byiza. Reka turebe akanama nkemurampaka uko kabibonye. Kennedy ni yes, Dani yes, Sandrine ni yes, Judge Jean-Marie urabitekerezaho iki? Nanjye ni yes. Murakoze cyane. Courage. Umunsi wa mbere wagenze neza, gusa abanyempano hano i Kigali baracyari benshi cyane. Ibi nibyo byatumye hitabazwa irindi tsinda ry'akanama nkemurampaka. Sonia Mugabo, umunyamideli wamenyekanye cyane mu Rwanda, inzu ye y'imideli imwitirirwa Sonia Mugabo Fashion, ni imwe mu zikora imyambaro ikunzwe. Bruce Melody, umuhanzi ndetse n'umuririmbyi ukomeye mu Rwanda, yegukanye irushanwa rihiga yandi mu Rwanda Primus Guma Guma Superstar ku nshuro yayo ya 8. Ntarindwa Diogene wamenyekanye nka Atome, ni umunyarwenya arasetsa cyane ndetse akaba n'umukinnyi wa filime. Mani Martin, umuhanzi ndetse n'umuririmbyi w'umuhanga, yagiye yegukana ibihembo bitandukanye mu muziki, ari mu bahanzi bakunzwe mu Rwanda. Kibibi Jean de Dieu, umunyabugeni w'umuhanga, yashinze inzu y'ubugeni Creative Limited. Ubu abagize akanama nkemurampaka ni amatsinda abiri ndetse n'abashyushya rugamba nabo ni bari. Ujye utwereka iyi mpano methode. Ni ukuririmba. Aho watangira ukaririmba. Olivier. Muhogo ariko ntaribi. Abo kubyina tugakesha amakamo gito no muri. Olivier, fungura amaso yawe. Olivier, wakoze cyane kwitabira. Ibya mbere wagororaga umuhogo. Nikana karagiye imanzi mu mpinga ya manza wigira hirengeye mbwirira kana mugarura nakandi ngaruki uteje uzajya imbere ya rwego ejo bundi zizashora shoza umutesi uteye imbabazi niya kananga umuriza boro niya mutari tuyinyage rubango tuyishyire rubangurira zadutimbanyiriza amashura mu mihanda ya Gitega na Kiruhura naho burya nawe iragara ryabujije gutunga kereka uwo ryasanze ari umwugariza akabana ruti rujyamo indende Uwera Diane, iryo jwi uryibitseho urarenze. Ibyo bintu uvuga wabyigiye he? Ni papa wanjye ubinyigisha n'abasogokuru bose bari babizi. Ujya uririmba se? Ndaririmba muri korali. Iryo jwi ryaririmba? Yego ryaririmba. Urabizi? Yego kuko njya ndirimba didijante. Murakoze. Murakoze. Ufite yes. Murakoze. Murakoze. Courage. Yego. Murakoze cyane. Sawa sawa. Ushoboye kubyina ariko turashaka impano ihebuje n'irushanwa ku rwego rw'igihugu. Nta gakoryo wigeze utwereka kadasanzwe, ntago wigeze burya iyo umuntu abyina aranabyerekana yuko abyishimiye, ukabibona yuko ari kubyiyumvamo ibyo abyina. Bigeze gute? Wapi? No.
wapi. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have give you all my hours when I had the chance. Take you to everybody, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing. Merci. Nje nagomeza nkiyumvira ariko umwanya nyine nuko amanota ahagaze ati reka turebe no mu kindi cyumba uko abanyempano bari kwitwara imbere y'akanama nkemurampaka. Nubwo amagambo yavuzwe wowe ujye wirengagiza oya winsubiza inyuma kuko ndi mu rukundo. Amen. Niwumva ugiye kunsiga uzandabure, niwumva ibyacu birangiye uzandabure. You made me fly. Thank you. Yes. Yes. A big yes. It's a big yes for me too. Bite bigenze gute? Ni sawa. Ubonye yesi zingahe? Eshanu zose. ntabwo dufite umwanya uhagije nari ngitegereje ikindi kintu ariko ndatekereza ko nongeye kukumva nacyumva so it's a big yes for me. Yes. For me it's a yes too. Reka tuvuge mu buzima busanzwe urabyutse uraboroshe uriyagiye kubisaba umukubuzo n'ikideyi uramanutse ugeze mu giporoso wabikora? Nabikora. Ukagenda bien webye? Nkagenda. Mwaramutse. Watukibwira ukanadusobanurira imideli yawe? Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Mutijima Pacifique. Ibyerekeye iyi mideli yanjye muri kubona mwabonyemo cyane cyane higanjemo ikintu cy'igitenge. Urabona no ku nkweto zanjye hariho akantu k'agatenge. Harimo n'ibindi bintu ushobora kubona bifite creativity, ushobora gukurura undi muntu utabimenyereye. Hari nkabonye n'uyu wambaye umufuka n'ibintu by'imyeyo nayo ni style ishobora kuba nyine ikoranye utuntu twinshi tubitse muri yo, ushobora gukurura umuntu ikaba byamutera amatsiko yavuye se wabikoze gute, wabitekereje ute, nuko bimeze. Murakoze. Iyi collection yawe uyise izina rimwe wayita ute? Iyi ngiyi nshobora kuyita gakondo style. Impano irahari ariko biracyakeneye kunozwa cyane. Kuri njyewe nkaba mbona utaragera ku ntera gihe nzinduye, nubwo nkwakurasha cyane kubikomeza kandi nishimiye umuhate n'ishyaka mu bifitemo, ariko kuri iyi ntera jyewe it's a no. Nanjye ni no. Iyo ukora collection ibintu bigomba kuba bijyanye. Umuhate mwagize ndabaye mukomereza. Murakoze cyane. Kananye mbahindi kure. Urakoze cyane Michael, for me it's a yes. Yes. Ariko no kuririmba ni umuhanga. Uko bihuza bituma yeah. Thank you so much. Murakoze. Nje icyo nishimiye nuko they liked what I do kandi
bose nabakunze kuko bamaye good feedback, nicyo nabashimira kandi ni beza. Okay. dusobanurire inganzo yawe. Ikijyangano nakoze ni intore, nakise intore kuko intore ifite byinshi ivuze ku muco wacu, ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda. Nashatse kugaragaza mbese ingufu umuntu akoresha akora ibyo bituma imugira intore. Niyo mpamvu nakoze igihangano cy'intore. Niye style ibikoresho bikigize ni ubwoko bw'ibiti. Harimo n'ibarizo rivanze na kore, ariko membe harimo utwuma tubitangiye kugira ngo bikomere bigire uburambe. Yes. A big yes for me. Yes. Yes. Murakoze. Yes. Murakoze nawe. I'm fed up with being a slave to fight for my Africa. My Africa. Why do I need to go find job opportunities in foreign countries? Why do I need to marry and Zungu to be rich when I can get my opportunities to fight for my Africa? Why do I need to go study abroad and not come back when I can bring that knowledge back to my motherland and then fight for my Africa? But now, the right time has come to fight for who I am and where I belong. And I'm going to use all my strength to develop my Africa and make it a better place to be. But I won't do that alone. I need you and all of us to fight for who we are, because that's our identity. In the end, it's your choice. Kuri njyewe impano irahari n'umuhate n'ishyaka by'ibyo ukora. Nakunze cyane uburyo imyinjirire ukuntu winjiye, ibyo uvuga si ngombwa ngo tubyumve kimwe, ariko wakinaga umuntu rwose ubayeho uko abyumva. Iyo impano irahari nkaba numva nayiha amahirwe yo gukomeza. For me it's more than a yes. Yes. Big yes for me. Thank you. Yes. Yes. Thank you. Yes. Thank you. Mani beho umugisha mwinshi. Yes, eshanu urazibonye. Yeah. None ibiki wisize man? Ni ibitaka ntagiye gukura hariya hanze kugira ngo mbyise kugira ngo agaragare nk'umucakara w'umunyafrika. Nkuko tuzi ko abantu bahora kuri babasekirite nyine basaka abantu babita abasatsi, ariko ni umusatsi iyo ari umwe ni umusatsi. Ubu hari igihe nakora hano nkasura, ubwo mba nsuza, ariko ni njyewe muki umusuzi. Umuntu usura ni umusuzi. Murakoze. Genda guha amahirwe yo gukomeza. Yes. Igende. Ifoto ya mbere igaragara hano niyo mu bwoko bwa long exposure. Aya ni amafoto ushobora gufata nijoro, hari ibinyabiziga biri kugenda ariko ntibigaragare muri iyo foto. Ni ya rompo yo ku Gisimenti. Hanyuma iyi ngiyi ni ubwoko bwa microphotography, aho ufata akantu gatoya aho kakazuminga and put it in focus kakagaragara ari kanini. Nakoresheje lens ya 300mm kugira ngo ngereho. Indi foto ya nyuma ndi kwerekana ni ya architecture. Hano iyi ni Gahanga Cricket Stadium. Nashatse kubona angle nziza ishobora kugaragaza inyubako yose utayikuyemo, ariko ufashe na angle ya part izindi za yose. For me, I am convinced enough. Yes. Nanjye ni yes. Thank you. Yes. Yes. Thank you. Sam, ubuhanga bwawe mbona kuri picture tweretse bwa mbere. Ndaguha yes, ariko uzakomereze hariya kurusha ibindi ngiye nabonye. Aho watangiriye bwa mbere kuri ya picture ya ninjoro.
iri. Murakoze cyane. Yes, thank you. Across the fight, the bright breasted day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful. The colors of rainbow, so pretty in the sky, or also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're saying, I love you. Thank you. His best. Yes. I feel like I want to see you on a bigger stage. Yeah. Yes, for me. Urakoze cyane. You were meant to be a singer. Urakoze cyane. Imana umuhanga cyane. You always knew just how to make me cry, and never did I ask you questions why. It seemed to get your kids from hurting me. Don't try to understand me, just simply do the things I say. And love is a feeling, quench my desire. Talk to me, woman, 'cause I'm on fire. Give it when I want it. Talk to me, woman. Urakoze. Give it to me. Yes. Yes, for me. Yeah, thank you so much. Evod, you're very talented. I'm very Yes. impressed. Thank you so much. Yes. Njyewe ndabona utigeze witegura bihagije ku buryo ibintu tweretse ntabwo wari wigeze kubikoraho mbere. Harimo ibyo ukoreye hano, sibyo? Birashoboka. Ku bw'izo mpamvu rero njyewe ndaguha no. No. David, no. No. Ariko mana yanjye we, njye nabereye indaya. Birirwa bandungura nta n'ijana bampa. Cyakoze amaze kuba indaya ishaje koko. Maze gusaza dore amabere ari kuva mu ntuza. Mana we. Ariko cyakoze hashaje hashakujwe pe. Ana we. N'ibitambaro bisigaye bivamo. Ubu ntacyo nkimaze. Akana na gatoya nigeze mbyara ahubwo nsaziye mu burayi. Ana yanjye we. Ewe. Cyakoze reka ninywera agatabi nta kundi kuko ndabona ibintu byararangiye. Marcel, urakoze. Marcel, uratwemeje pe. Urakoze. Umuntu wakinaga yitwa nde? Uwo muntu wakinaga yitwa nde? Unakinaga yitwa indaya ishaje. Ujya ukina ibihe bindi? Ubundi njyewe nakinaga niga muri segonderi, niga nkina amatiyatire. Wavuze ko ari komedi, ni kugira ngo duseke, twasetse nta bindi nakugoza. For me it's a yes. Yes. Yego. Mbonye inshuti uradusekeje pe. Yes. Ongera usubize. Bravo. Oya la 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 la. Oya la 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 la. Ali lucky. Hi. Nkora iki.
nkariki nkariki mukunzi nkariki 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 mukunzi nkariki 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 mukunzi nkariki 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 mukunzi nkariki Arrive. Wenda ni amatwi yanjye ariko ku giti cyanjye ndumva utanyemeje gusa nkunze imbaraga ushyiramo n'umuhate ufite ariko kuri uru rwego ndumva ari no. Nanjye ni no. Nanjye ni no. 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 On the dark there's a highway, cool wind in my hair, warm smell of Carlitos rising up through the air. Up ahead in a distance, no shimmering light. Heavy and my sun grew dim, had to start for the night. Then she stood in the doorway with a mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Just set up the condo, she showed me the way. There were bosses down in the corridor, thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely face. Pretty aroma, the Hotel California. What a nice surprise. Bring your all about. Wahisemo guhamiriza nk'abahungu? Murakoze. Munyanga nafite nazo. Ariko impamvu nahisemo guhamiriza nk'abahungu, nashatse kwerekana itandukaniro no kwereka abanyarwanda ko umukobwa ashobora gukora icyo umuhungu yakora, ko umukobwa ashobora gutabara igihugu nk'uko umuhungu yagitabara. Murakoze. Big yes for me. Yes. 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 It's more than a yes. Thank you so much. Big yes. ni ArtRwanda Ubuhanzi, Nurture Your Talent. Twazengurutse Kayonza, Musanze, Rubavu, Huye, Rusizi, umujyi wa Kigali. Ntabwo ari iminsi ibiri byadufasha, ahubwo byadufasha iminsi 3 bitewe nuko mu mujyi wa Kigali hari impano nyinshi zitandukanye. Uyu ni wo munsi wacu wa nyuma, umunsi wa 3, aho tugiye kurebera hamwe impano zasigaye mu mujyi wa Kigali. Abari buze kubona yes, abari buze kubona no, bose ntabwo bagomba gucika intege. Ariko iyo ubonye yes bituma wiga neza, noneho ukazarushaho kubona yes nyinshi. Ariko iyo ubonye no, nanone utekereza icyo ugomba gukora kugira ngo uzabone yes. Ni ArtRwanda Ubuhanzi, Nurture Your Talent. Ye kugaragaza impano yo kuririmba. Watangira. Urakoze cyane.
sinzi uko nanyuzwe niba ariko n'abandi bimeze reka tuguhe amanota iryo jwi ryawe rifitwe na bakeya kuri ngewe ngo haye yes yes murakoze cyane nanjye ni yes unyibukije urwo rurimi ni igihe uruzi igihe nyine hano murakoze cyane no byari byoroshye ni ibintu bisanzwe cyane no kwigira icyizere viziyo burya ngo ni viziyo burya nitugenda nk'itiyo viziyo nugukuraho ukamenya ukagira umujinya uhagaze he viziyo no kubaka gushona gusenya twe tukamenya nitubyiruka turaseruka tukandika tukabika viziyo burya ngo ni viziyo rimwe kabiri gatatu no gukuramo akawe karenge ukuremwe rimwe turakoze nawe urakoze cyane no munsi ndabona utiteguye neza yenda uzabona amahirwe umwaka utaha ariko kuri njyewe no munsi ndaguha no nanjye ni no Mode nanjye ndashimira ArtRwanda yaguhaye iyo platform uhagazeho ukabasha guperforminga ariko ubutaha uzaze witeguye kurushaho no umaze iminsi ndogo yabikancanga ku mutima wanjye ugatera nkikanga kuri njye wurusha agaciro ifaranga ni wowe gusa nabikiye ryabanga erega ndagukunda ntacyo uzabura nzijya ngesera iteka ntuzashavura sinza gutererana nyizera bebe yambi 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 sheri yambi shushu Maria iyi no nguhaye ntabwo ari yo kukubwira ko byari bibi cyane ahubwo ni yo kukubwira ko ugereranije n'izindi mpano turimo gushakisha zihebuje yawe wagenda ukayityaza ukazagaruka umwaka utaha bari kubona abakobwa baririmba hip hop ntago bisanzwe so ni ibintu ngiye nshaka kwankohaja gusa haracyarimo akazi yenda wakomeza ukabinoza ukazagaruka umwaka utaha ariko kuri njye nanjye ndaguhano ariko ukomeze ndabona ubikunda kuririmba so ubikomeze no Bwana ni mwokozi wangu tena ni kiongozi wangu ananipenda leo kuliko jana baraka zake hazikwishi si kama binadamu abadilikie ananipenda leo kuliko jana kuliko jana kuliko jana Yesu nipende leo kuliko jana nakuomba Mungu nguhaye yes nguhaye yes kabisa nanjye nguhaye yes gusa ukeneye indirimbo uhitamo indirimbo zikurusha ingufu ariko ndakubonamo impano kandi ndabona yana developa so ndaguha yes no munsi Kigali byari byiza Kigali byari bihebuje aba judges bakoze ibyo bashoboye ari nako kandi dushimira buri wese wakurikiye igikorwa aho uri hose ushobora kudukurikira kuri social media zacu anako tuvuga ngo ArtRwanda Ubuhanzi nurture your talent. Amarushanwa y'ibanze ya ArtRwanda Ubuhanzi asorejwe hano i Kigali. ArtRwanda Ubuhanzi i Kigali yitabiriwe n'abanyempano 697 barimo abakobwa 113. Abakomeje mu cyiciro gikurikiyeho ni 249. Nyuma y'amarushanwa y'ibanze abatsinze bose bazahurira mu marushanwa yo ku rwego rw'igihugu. Komeza gukurikirana ibirebana n'iri rushanwa byose ku mbuga nkoranyambaga za ArtRwanda Ubuhanzi. ArtRwanda Ubuhanzi agura impano.